urakoze cyane ariko duramutse duhere ku nzira z'ubwiru n'umuganura twaba turi mu guciramo hagati. aho guheraho harahari turaza kutangira ndagira ngo duhereho ngaho n'ubundi turakomeza tugenda ku murongo kugira ngo dusubire inyuma tumenye neza ni wa kera na kare kuko wahanganywe n'u Rwanda namwe mu nzira z'ubwiru zahanzwe na Gihanga. Iyo bavuze inzira z'ubwiru mu mikoreshereze y'igihugu muri iki gihe nicyo twakwita itegeko nshinga. inzira z'ubwiru n'itegeko nshinga ubwiru bwaro umuganura wari uri mu itegeko nshinga ry'u Rwanda yego ni ukuvuga ngo ubwiru ni itegeko nshinga ry'u Rwanda, akaba ari naryo tegeko nshinga ryaramye imyaka myinshi ku isi kuko ryaramye imyaka 870. Muri iryo tegeko nshinga ryarigizwe n'ingingo 18. Ndumva iryo dufite ubu ngubu ryo rifite ingingo hari 173 cyangwa 174, ariko itegeko nshinga ry'u Rwanda ryitwaga ubwiru ryafite ingingo 18. yego Muri izo ngingo 18 harimo inzira y'ubwimika, inzira y'ikirogoto, inzira ya rukungugu, inzira ya Kivu, y'urugomo. Izo zose zabaga ari inzira zifite icyo zigamije, ariko cyane cyane kigena uko ubukungu bw'igihugu bugomba gusa, imibereho n'imibanire, umutekano n'ububanyi n'amahanga. Bitewe n'uko umuganura waruhatse byinshi, byatumye nawo ushyirwa muri izo nzira, kuko buriya nidukomeza gusesengura imiterere y'umuganura n'uko wakorwaga n'ibiwugize n'igisobanuro, urasanga ari ikintu gihanitse kuruta uko abantu bagitekereza. Sanzabe nari nkereye aho ngaho ariko n'ubundi turahera ku ntangiriro. Urasobanura umuganura urahari kuva ku bwa Gihanga wahanze u Rwanda, nibwo umuganura wa mbere wizihijwe. Urasobanura umuganura uri mu nzira z'ubwiru, inzira z'ubwiru urazisobanura uzigereranya n'ibihari uyu munsi muri demokarasi bivuga ko na repubulika bivuga ko inzira z'ubwiru twazigereranya n'itegeko nshinga. Ariko umuganura uvuze iki mbere yuko tusubirana inyuma turebe nuko wari umeze se ku munsi w'umuganura, ibikorwa byakurikiranaga gute? Umuganura uvuze iki ku Rwanda? Umuganura uduha ubutumwa ki muri uru Rwanda dufite? Ubundi reka mbanze mpere ku gisobanuro cyahuranyije dukurikije by'iki gihe. Nkunda muganura ni accountability, nukubaza abantu inshingano. mwageze kuki? Abenshi bazi ko ari uguhura bakarya ibigori bakanywa amarwa, oya, ahubwo ibyo ni ibirema birori. Ariko ibyo birema birori byari bigamije iki? Kuko abanyarwanda burya iyo baremye ibirori barasangira, kandi basangira ibihari basanzwe bafite ubwabo. Burya mu muco n'amateka y'u Rwanda tugira amatungo 5 yahanganywe n'u Rwanda, tukagira n'imbuto 5. Ubwo amatungo 5 n'imbuto 5. Nkeka ko mwanyu hari dushatse twana amatungo. Imbuto za mbere hari uburo, hari amasaka, hari isogi, hari ibikoro n'inzuzi. Yego, izo nizo zahanganywe n'u Rwanda. Nukuba ngo bitewe n'uko u Rwanda ari umushinga, abaruhanze yo Gihanga ngo mijana yafashe ibintu by'ibanze azaheraho. Ni nk'uko ujya kuvuga ngo ubwo ngiye gushyingira umukobwa wanjye reka muhe ibishyingirano nazaheraho kugira ngo azagire urwo ruhamwe. Nuvuga ngo izindi mbuto twagiye tubona cyangwa tubona n'uyu munsi zagiye ziva hanze. Buriya tubonye akanya nagutondeke uko zagiye zinjira kugeza ubwo duhagaze aha ngaha. N'amatungo 5 harimo inka, harimo intama, yego, harimo ihene, harimo inkoko n'inzuki. Ayo niyo matungo y'abanyarwanda. Nuko ngo rero iyo baremaga ibirori, n'ubundi baremaga ibirori birimo ibyo nibyo basangiraga. Urabona nk'ibyo bihingwa bengagamo inzoga, bakengamo marwa, ubuki bakengamo mutsama, bakizihirwa. Ariko nta kintu cy'u Rwanda kibaho mu buzima kidashingiye kuri politike y'igihugu. Buriya u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi byagize filozofi ikomeye cyane, cyangwa se icyo twakwita intekerezo zihanga buhanga. Buriya ku isi tugira filozofi zikomeye 5 gusa zabayeho. Hari iy'abakarudaya,
hari iy'abaheburayo, hari iy'abagiriki, hari iy'abaroma, hari n'iy'abanyarwanda yitwaga ubututsi. Muri izo filozofi zose zagiraga amahame y'ihanga bihugu n'iyubaka igihugu kugira ngo abantu bazazigendere imyaka ibihumbi n'ibihumbi badahinduka. Filozofi y'u Rwanda yagiraga amahame 16, ikagira indangakwemerere enye, ikagira ibishyitsi bishyigikiye 4, ikagira n'intware enye zituma ishyirwa mu bikorwa. Muri ibyo rero tugiye kuri iki cyadutangije cy'umuganura, mu mahame 16 harimo ihame rirema abantu bahuje imitekerereze n'imigenzereze bakarema ibibasabanya. Ni ukuvuga ngo iryo hame niryo ryahereweho harimo ibintu byinshi bihuza abanyarwanda. Harimo umuhango w'ubukwe, harimo umuhango w'umuganura, habamo ibitaramo, habamo kugabirana, habamo gukura ubuhatsi. Ibyo byose bishingiye kuri iryo hame ryo kurema ibihuza abanyarwanda. N'umuganura rero nawo washinzwe kugira ngo uhuze abanyarwanda ariko bahuriye kuki accountability, kuba bazi inshingano, kubazwa ibyo bakoze. Ari nayo mpamvu umuganura wabaga rimwe mu mwaka. Muri umuganura w'u Rwanda watangiraga kuri 15 Kamena ugasoza kuri 15 Nzeri, uko ngo wamaraga amezi angahe 3. Kuko burya byose byatangiranaga iby'umwaka w'abanyarwanda utangira muri Nzeri ugasoza muri Nzeri. Ntabwo ari nk'uyu nguyu twahawe na umuganura wamaraga igihembwe. Muri uko kumara igihembwe rero ni nayo mpamvu uzumva mu mateka bavuga ngo hari ikintu imvugo bakunda gukoresha ukumva ngo wanganuje cyangwa ngiye kuganuza cyangwa twaganuje. Mu muco n'amateka y'u Rwanda umuto ni uganuza umukuru burya. None si yubazwe inshingano urepotinga kwandi ku muntu ugukuriye. Nuko ngo umwana aganuza umubyeyi, umubyeyi akaganuza umutware w'umuryango, umutware w'umuryango akaganuza umutware w'umusozi, umutware w'umusozi akaganuza umutware w'igiti, umutware w'igiti akaganuza w'ubutaka, gutyo kugera ubwo bigeze hehe ibwami. Ubwo batware muri iyi minsi ubwo ntitwabagereranya n'abaminisitiri. Oya batwakireka wo ari we. Nk'umutware w'igiti ni meya. Umutware w'umusozi ni igitifu w'umurenge. Umutware w'ubutaka nibo ba minisitiri. Amateka yo ni benshi kandi turacyafite umwanya wo kuyagarukaho, turagenda tuyagarukaho. Iki kiganiro kirarangira rwose umuntu ugikurikiye yumvise umuganura icyo uvuze, yumvise intekerezo zishingiye kuri uyu muganura, ndetse zibe zanamufasha no mu ntambwe ingana imbere. Mvuga kuri iyo ntambwe igana imbere turi kumwe Twagirayezu Tadeyo. N'ibikorwa byinshi bihari, n'ibitekerezo byinshi ufite ugenderaho uvoma ku muco nyarwanda ndetse n'abanyarwanda uko bari mu minsi yatambutse ndetse nuko bifuza kuba bameze. Sanza beradusobanurira ku muganura, umunsi uhuza abantu, umuganura umunsi wo kubazwa inshingano, mwakoze iki, mwageze kuki. Tadeyo uri umushoramari ugerageza gukora ibikorwa bitandukanye. Umuganura nk'umunsi, umuganura nk'igisobanuro, ubona uvuze iki muri uru Rwanda turi uyu munsi? Ubona wafasha iki abantu kongera kumva uzandangagaciro z'umuco nyarwanda, gukunda umurimo no guharanira iterambere? Urakoze. Ntabwo ndi umunyamateka ariko ndi umunyarwanda w'umuco. Icyo navuga ku muganura cya mbere ni igihango cy'abanyarwanda. Umunyamateka yabivuze ko waje ku bwa gihanga, warimwe na gihanga. Ni igihango rero cy'abanyarwanda. Ni nayo mpamvu uyu munsi tukiwukurikira. Ni na byiza cyane ko twicara ngaha tutarataye igihango. Ni igihango cyacu cy'abanyarwanda. Icyo ngicyo rero noneho kitujyane mu kuvuga ngo umuganura ni igihango. Icyo gihango kitumariye iki? Warumariye iki abanyarwanda? Utanga izihe ndangagaciro cyangwa se utanga iki mu banyarwanda icyo gihango? Umunsi w'umuganura jewe ntabwo ndi mukuru cyane ariko ndabyibuka nyiri umwana ko nge navukiye mu cyaro aho baganura nyine. Icyaro buriya kera nta migi yabagaho, twese twari mu cyaro duhinga tworora tugira gute. Nkuko yabivugaga Sanzabera, umuganura
abantu bahurira hamwe nk'uko bivuga ni bakabazwa inshingano. Nyuma yuko kuzo kubazwa inshingano rero bakaganurirana. Urugero uyu munsi jewe yenda ndi umukungu nahinze amasaka menshi, ndaza kuganurira uwahinze ibishyimbo, nawe agire gute, nawe anganurire, kuko ntabwo uri buze guhinga ibishyimbo gusa nguhinge n'amasaka uhinge n'ibigori. Oya, nukuvuga ngo wowe ufite ibishyimbo uranganurira, ngiye mfite ibigori ndakuganurira. Hanyuma mwarangiza buri muntu akisanga muri buri imbuto yose akayibona, kuko muricara ntabwo umuntu aganura mu rugo rwe. Oya, muricara nyine mukabazwa izoshinga kwa kuba hamwe sanzabere yavuze birumvikana biranubakamo n'ubumwe n'urukundo rwose bize. Noneho rero bamara kuganurirana, noneho ngiye noneho mu kindi cyiciro bagasabana bagakina bagasimbuka inyiramende. Nibyo yatangiye avuga ngo hari ukuganura ariko hari no gukora ibirori. Bagasimbuka inyiramende bakagabirana bagahuza bagasabana. Bijyana rero no muri uyu murongo uvuga ngo kera nta mupira wabagaho, ariko basimbukaga inyiramende bagakina bagategana, bakabuguza bwa busabane, noneho bakajya mu banyarwanda, wa muco ukaza, cya gihango kikaza. Hanyuma twarangiza tukavuga ngo noneho tukareba n'abatarabashije kweza, bakaganurirwa n'abandi babashije kweza. Bivuze ngo nta munyarwanda n'umwe wicwaga n'inzara. Yabivuze umuganura wabaga amezi 3. Ayo mezi 3 abantu bose baridagaduraga bagakina bakagira gute. Noneho rero biraza kujyana n'ubu bumwe bw'abanyarwanda. Ntago haganuraga abanyarwanda b'igice kimwe cyangwa akaganura abanyarwanda bubu bwoko yabaganiraga hamwe bose. Bijyanye rero na wa muco na bwa bumwe bw'abanyarwanda. Tubyihutishije tukageza ubu ngubu ibyo byicaro bihuza abantu, ubwo busabane n'amasomo kibitanga, n'umukoro kibitanga kuri uru Rwanda rw'uyu munsi. Ni amateka yego, ariko ayo mateka n'ubundi niyo yadusunitse kugeza magingo aya. Ni isomo kibitanga kugira ngo bwa bumwe bugumeho na za ndangagaciro zumvikane neza. Igicumbi cy'umuganura ni ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo ntitukibagirwe, kuko n'uyu munsi twicaye aha ngaha ni ubumwe bw'abanyarwanda. Nitudatakaza rero uwo muco w'umuganura, nitubutakaze tuzakomeza turi abanyarwanda bafite ubumwe. Numva muri make n'icyo nakuvuga. Urakoze cyane Tadeo. Mukankurunziza Leonce, muhura n'abaturage cyane, muhura n'abakiri batoya, n'ibiki bikorwa nk'uko Tadeo bitubwiye mu gusubira inyuma mu mateka, mu gusobanura ubwo bumwe, gushyira hamwe, nk'uko Nsanzabera bidusobanuriye amateka y'umuganura, filosofi y'ubunyarwanda ikwiriye kwinjira mu bantu kugira ngo rwa Rwanda twari dufite rutazima, ruzakomeze rube no mu bandi bantu, bakomeze batekereze ku Rwanda rufite amahame, rufite indangagaciro, rufite kirazira. Urakoze cyane. Ubu dufashe umuganura wo mu Rwanda rwo hambere tukabahuza n'umuganura w'ubu, hari ibikorwa leta y'u Rwanda ishyiramo imbaraga mu rwego rwo kwimakaza umuco, cyane cyane duhere mu rubyiruko. Yego. Ubu hagaritse itorero mu Rwanda rihuza abakiri bato. Bivuga ngo itorero mu mashuri ni umuco wagaruwe kugira ngo abana cyangwa abakiri bato bongere bibutswe indangagaciro. Nabyo biri mu bikomeza wa muco w'ubumwe bw'abanyarwanda. Yego. Hanyuma hakabaho inzego z'igihugu z'imitegekere y'igihugu. Nk'uko Sanzabera yabivuze, umuganura koko ntabwo ari ukurya no kunywa, harimo no kubazwa inshingano. Yego. Mu kubazwa inshingano uyu munsi uhereye ku mitegekere y'igihugu, guhera ku rwego rw'umuryango. Yego. Guhera ku rwego rw'umuryango burya harimo umukuru w'umuryango. Umukuru w'umuryango iyo yicaye akicarana n'abagize umuryango, niho barimo kuganira bibaza ngo muri uyu mwaka twejeje iki mu ngeri zitandukanye. Uko uyu munsi umuganura ntabwo tuwurebera mu buhinzi gusa n'ubworozi, turawurebera no muri serivisi zitangwa, no mu burezi n'ikoranabuhanga. Noneho wa muryango ngo turimo kubaza inshingano, umukuru w'umuryango akabaza abagize umuryango icyagezweho, aho bagize intege nkeya
bagafata ingamba zo kugira ngo bazagere ku musaruro. Tugiye dukomeje ku rwego rw'umudugudu, ku rwego rw'umudugudu haba harimo ubuyobozi bw'umudugudu, komite nyobozi y'umudugudu, za nzego zose ziri mu mudugudu. Iyo bicaye hamwe nk'uku ku muganura cyangwa no mu zindi gahunda zindi, baba barimo kubaza buri wese inshingano yagezeho. Ni muri rwa rwego rwo kwimakaza umuco wo kumenya kubazwa inshingano. Igihe ndi mu gikorwa iki n'iki mu nshingano iyi nkwiye kubazwa icyo nagezeho, aho natsinzwe cyangwa nagize intege nkeya ngafata umwanya wo kongera gufata ingamba zo kugira ngo nzese ya mihigo. Twe tubyita imihigo mu rwego rw'imitegekere y'igihugu, tubyita imihigo no mu bakozi. Iyo umwaka urangiye nk'uko Sanzabera yabivugaga, habaho kugaragaza kwesa imihigo, uburyo imihigo yeshejwe. Intego wihaye wazigezeho, ku kihe kigero, ngo bifasha n'abantu gukorera ku ntego. Yego, ku kihe kigero. Niba njyewe intego nari mfite muri uyu mwaka ntarazigezeho, hari imbogamizi zabaye, izo mbogamizi mfatanije n'abandi turazikemura dute kugira ngo mu wundi mwaka tuzabe twesheje umuhigo nk'uko twabyifuza. Rero umuganura ni ishingiro ry'ibikorwa bikomeye cyane cyane mu mitegekere y'igihugu. Yego.